ni ibintu bimaze iminsi bisakuza hanze ahangaha bijyanye n'ibyo Prince Kid aregwa cyangwa se yahamijwe n'urukiko ndetse na Titi Brown ugitegereje kuburana. Ntabwo ndi buvuge ngo umwe muri bo ngo ararengana cyangwa ntarengana, ntabwo ndi bujye mu mwanya w'inkiko, ariko ngenda nshaka kwisabira abagabo n'abandi bantu ikintu kimwe. Hari ikintu cyakomeje kugaruka cyane cyerekana isura abanyarwanda tugifatamo umuntu wahohotewe. Ugasanga iyo umuntu ahohotewe cyane agahohoterwa n'umuntu ushobora kuba afite izina rizwi, ntabwo duhita dutekereza ngo ese uyu muntu wahohotewe tujye mu mwanya we tumugirira agahinda, ahubwo duhita twumva ngo nibyo bintu byadutse byo kuvuga ngo abagore ngo kubashyira hejuru, ngo n'abakobwa ngo barahohoterwa, ngo none ngo abantu ngo basigaye babibatsindagiraho babigira icyaha kandi atari cyo, ngo kuko hari abashaka kubitendekaho. Donc ntago dufite izo emotions, ntago tugirira impuhwe umuntu kuko yahohotewe. Ugasanga abantu barimo baradiscussing ibintu bibabaje cyane, barimo kwibaza ngo ni gute ngo umuntu ngo yahohoterwa ngo inshuro zirenze ngo 5, ngo ni gute ngo umuntu ngo ahohoterwa ngo yateze moto ngo yijyanye, ngo ni gute ngo umuntu ngo ahohoterwa ngo umuntu ngo amuvana hanga akamujyana ngo Rubavu, ngo akagenda ngo akamuhohotera ngo kuri hoteli, ngo ni gute baba bagiye inzira yose batavuganye ibyo bintu. Nshuti reka nkubwire, ihohoterwa rirahari kandi ririho, ryahozeho na n'ubu ngubu riracyariho. Ndetse iyo bakubwira ngo hariho n'abagabo bahohotera abagore babo, ntuzagire ngo nukubeshya ngo ese ngo umuntu ngo washatse umuntu ngo yamuhohotera gute, ngo yamufata ku ngufu gute. Ihohoterwa ririho kandi rirababaza cyane. Guhohotera umuntu cyangwa se kumufata ku ngufu inshuro zirenze 2, 3, 4 ni ibintu bishoboka cyane, wihita ujya gushyira mu bwenge bwinshi, ngo uhite wibaza ngo ese buriya ngo yamufashe ku ngufu ngo areba he ngo kuki yemeye ngo akongera ngo akabisubiramo, ngo kuki atasakuje, ngo kandi hari abantu, ngo kuki ibyo ngibyo byose wibireba, kuko wa mu victime, wa muntu wahohotewe nawe hari byinshi biba byamugose, hari icyo kiniga bafite gikomeye. Ariko noneho no kujya kuvuga ngo ninde ndi bwizere, kwa kundi uvuga ngo ndi gushaka ubutabera, ariko nubwo ndi gushaka ubutabera isura yanjye nayirandura, isura yanjye irandura mu bintu abanyarwanda bahita bafata nkaho nigize indaya, bamfashe gute, ese ubundi aho ngaho byahageze gute. Uba ufite ibibazo byinshi mu mutwe, ariko ufite ibibazo by'iyo sura yawe yandura, ariko n'icyo gikomere kiri ku mutima, ndetse no kuba utarabona n'imbaraga zo kubyatura ngo bivuge. Aho uziboneye n'uwo bibwiye n'igihe ubivugiye, nta muntu n'umwe wakagombye kubikwestioninga. Twakagombye kubirekera ubutabera bugakora akazi kabwo. Ntabwo mvuga yuko hari abantu, ntabwo nshatse kuvuga ko hari abantu batarengana, ko abantu buri gihe wareze ko yafashwe ku ngufu buri gihe biba ari ukuri. Nibyo koko hari abantu bashobora kurenganywa, ariko mujye mureka tubiharire inkiko. Ibintu byo gusa naho uza n'ibintu byo gufana umuntu cyangwa se byo guhagarara mu ruhande runaka ugashaka kuruhagararaho, kandi ibintu byakozwe utari n'umugabo wo kubihamya, nibura ngo uvuge ngo bari kumurega ibintu byabaye mpari, ntago ari uko byagenze uko bari kubivuga, ukabivuga kubera amarangamutima yawe cyangwa kubera ibyo wabwiwe. Nshuti yanjye, no. Ibintu byo guhohoterwa ni ibintu bibabaza, ni ibintu biryana. Rimwe na rimwe udashobora no kuba wasobanurira undi muntu ako kababaro ufite uko kangana. Mbigereranye no kujya ku gise ku mugore. Buriya umugore biragoye ko yagusobanurira ngo ku gise bigenda gutya ngo biryana gutya. Cyakora undi mugore wigeze kujya ku gise washobora kubimusobanurira akabyumva, ariko bitabujije ko n'uyu mugore nawe, buri mugore ajya ku gise kikamubabaza ukwe kwihariye gutandukanye n'uko akana kawundi. Bisobanura ngo rero niba hari ikintu umuntu agira ububabare bwacyo akacyumva wenyine, adashobora kukigutransferaho ngo ucyumve, cyubahe. Sibyo? Cyubahe, reka kumukina ku mubyimba.